umunsi rero nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo urwane intambara nziza kandi ya nyayo. Urwane intambara nziza kandi ya nyayo. Bivuga ngo hari intambara mbi, hari n'intambara itari iya nyayo. Imana ibahe umugisha, twari mu mashimwe menshi. Umuririmbyi wa Jehova Hire yararirimbye ngo ubwo nibwo bumana bwawe. Uyu munsi umwe yirukanwa ku kazi, undi akicara ku ntebe ye ngo ubwo nibwo bumana bwawe. Umwe arabyara undi akabura umwana ngo ubwo nibwo bumana bwawe. Umwe arapfusha ibintu biri kugenda neza, hamwe baba bashyingiye ahandi bashyinguye. Just ubwo nibwo bumana bwayo. Imana yacu yari ikwiriye gushimwa. Umuntu rero arakureba akabona bitagenda, ejo bikagenda. Ubwo nibwo bumana bw'Imana yacu. Dushimira Imana rero ko ari uko nyine niko Imana yacu ikoze, niko Imana yacu iteye. Ishyira ikuzimu igakurayo, niko Hana yavuze, ikura abakene mu mukungugu igashyira hejuru abatindi bakuye ku cyavu. Ubwo nibwo bumana bwayo. Abari bayicaye ku ntebe z'icyubahiro bakuraho ikicazaho abatabikwiriye. Ubwo nibwo bumana bwayo. Imana yacu ishimwe. Imana ntihabwe icyubahiro. Rero ni Imana ishobora byose, kandi ni Imana ikomeye, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana idatuma ntago Imana yacu dukorera ntago dutsindisha intambara imbaraga z'intwaro zacu. Pawulo yaravuze ngo kuko intwaro dukoresha atari izisanzwe, ntabwo ari za kigo. Rero reka turebe twihuse. Navuze ko mfite ikibazo cya connection, naza gukomeza gutemba. Twihuse turebe ijambo ry'Imana riri muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 18 umurongo wa 15. Aravuga ngo nuko Sawuli abonye ko akiranuka rwose mu byo akora aramutinya. Cyangwa dore kuri 12, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18. Nuko Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi akaba atandukanye na Sawuli. Nicyo cyatumye Sawuli amwirwanaho, akamugira umutware w'ingabo 1000. Dawidi akajya atabarana nazo bagatabarukana. Dawidi akajya yitonda mu byo akora, mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Nuko Sawuli abonye ko akiranuka rwose mu byo akora aramutinya. Ariko Abisirayeli n'Abayuda bose bagakunda Dawidi kuko yajyaga atabarana nabo agatabarukana nabo. Imana nishimwe cyane. Abisirayeli baramukundaga cyane. Hanyuma turebye mu Befeso ni imirongo dusanzwe tuzi mu ntwaro z'umwuka. Bibiliya iravuga ngo musengeshe umwuka iteka. Twavuze ngo murwane intambara nziza kandi ikwiye, kuko hari intambara mbi kandi itanakwiriye. Pawulo yandikira Abefeso igice cya 6 umurongo wa 14 haravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumurira. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo ijambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mukomeze kuba maso musabira abera bose. Imana ishimwe cyane. Kubera ko mfite ikibazo cya connection, mujye munyemerera uva kuri mute avuge ngo amena, kuko nshobora kuvaho simbimenye. Biraza kumfasha kumenya nimba nkiri connection. Turakumva. Amen. Rwane intambara nziza ya nyayo. Nabonye abantu benshi cyane bo mu nzu y'Imana dukunda kuba abasivili. Dukunda ibitugira abasirikare beza. Dushaka ko Imana ikoresha abasivile, turatinya cyane. Ariel niwe uvuze ngo babonaga ariko kuri, kandi byari byo koko. Iyo umuntu akubwiye ngo wambaye urukweto rucitse kubera iki bikubabaje?
iyo umuntu akubwiye ngo wambara igitenge kimwe kuwa mbere kwa kabiri kubera iki ubirakaye, ni kimwe nyine nicyo yabonye kuko adafite amaso ku mugani w'ibyo uzabona hanyuma aravuga ibyo areba. Njye nkunda kubwira abantu ngo nezezwa no ko mbanye nawe, iyo umbereye umwarimu mwiza ndagushimira. Ndavuga umwarimu mu buryo bwo kuntyaza kuko Bibiliya iravuga ngo itunganya itorero kugira ngo rigere ku kigero gisa na Kristo. Muri sosiyete rero niho badutyariza, niho dusa na Yesu. Iyo ukunda kurakara igushakira abakurakaza cyane, igushakira umujinya mwinshi kugira ngo uzabashe kuredresa. Iyo ukunda amahane igushakira abatuma haguruka, ati reka muhuze n'abanyamahane cyane. Iyo unyura ku ijipo ugataha wamenye nyirayo, iguha abakobwa baguha akaya nyinshi kugira ngo irebe niba wararetse ubusambanyi. Iyo uvuga ko utafite amafaranga igushyira ku kigero, ku buryo igukuramo inkamba zose zikagira gute zikagushiramo. Abantu rero nimujya muhurira uru rugendo mujye mushimira abo barimu bumviye umwuka wera bakabigisha, kwigisha kuvuga nimba watombokaga akakwigisha kuvuga neza, nimba wagiraga amane akakwigisha kuyarodoresa. kandi nyine ibintu byose iyo umuntu akwigisha urababara, y'izahabu bayotsa utataka, ariko guhinduka igitambo gishimwa n'Imana birababaza. niyo mpamvu wumva dukora aya mashimwe avuga ati naringuyeyo niyo nuko isi yantabaye. Icyo tutagira ni ugushimira abarimu batwigishirijeyo, ariko ubundi tuba twaraguyeyo. Dawidi yaravuze ngo mba nararabye ntaza kwibuka ko nzabona kugira neza k'Uwiteka iminsi y'ababaho, mba nararabye. ubundi twarabirayo pe, baragukanda ukumva urarabye. Sawuli yinjijwe ngira ngo gutuma umuntu bashakaga bizagutangaza. Bashakaga abayobozi cyangwa se abajyanama ba Sawuli baramubwiye ati hari umuntu w'umuhungu w'umuhanga uzi gucuranga kandi abikora neza. Sinumva nageze ko bibaganizaho iyo ukora ibintu by'ubusipesiyalize, nimba uzi kuririmba usipesiyalize, nimba uzi kubwiriza senga Imana bibe bibe professional, nimba uzi kwigisha wigishe nk'umuntu uri professional, nimba uzi gusenga ubisipesiyalize. Dawidi rero mu muziki we yari specialije, baravuga ati azi gucuranga, akora ku nanga ikamwumva, ni umuhanga, ni muremure, ni mwiza, afite ubugwaneza. Ariko basoza bavuga ngo umwuka w'Imana ari muri we. Imana ishimwe cyane. Uko guspecialize kose nta gufasha umwuka w'Imana abaye atari muri wowe. Rero Dawidi baravuga ati wow, uwo muhungu uzi ko yabana n'umwami. Baramuzana yinjira ibwami kuko Sawuli yari amaze kugira ibibazo byo guterwa n'imyuka mibi. Ariko kandi mwibuke ko Dawidi ariho amavuta yo kuba umwami. Aho ngaho iyo kure mu cyaro nanishimwe, aho itoragura abandi bose, naho nanjye yantoraguye, naho yagutoraguye, aho kure nyine niho Dawidi yiberaga aragiye inama, noneho bamusuka amavuta yo kuba umwami. Biratangaje cyane. Rero ntabwo yari guhita yirukanka y'ibwami, byasabaga ko abanza kujya kuyiga, bisaba kwitegura. Dawidi rero ntabwo ndi bumutindeho cyane. Dawidi ageze ibwami, umwami aza kumwanga, amwangira ikirere. Abagore rero turi abana beza. Umunsi umwe bagiye mu ntambara, Dawidi yari yatsinze Goliyati, byumvikanye, ibyo ari ibisanzwe. Ariko umunsi umwe bajya mu ntambara bajyana na Sawuli. Sawuli atsinda igihumbi, Dawidi akubita hasi inzovu. Abagore ukuntu turi imfura ntacyo twitayeho, batitaye ko Sawuli ari umwami, icyubahiro cye kigomba, baba baririmbiye, nta kibazo baba bafite. Dawidi yishe inzovu, Sawuli yishe igihumbi. Nawe nyine urabyumva, hano hariho abayobozi barimo bumva icyo bivuze. Hanyuma rero Sawuli ararakara, aravuga ati ubwo bamuririmbyeho inzovu, aho bukera baramugira umwami. Kandi Dawidi ni umwami, donc afite ubwami mu ijuru, ariko mu isi ntibaramwimika. Imana ikunda procedure naratangaye, ntihazagire umuntu ukubeshya. Niyo mpamvu turi bwige kurwana intambara nziza kandi ya nyayo. Ntihazagire umuntu ukubeshya. Nimba hari ikintu Imana yubaha ni procedure, ni process z'ibintu.
rero byarashobokaga ko Dawidi yimikwa vuba n'imyaka ntiyari nabimenyera ubundi wimikaga umuntu ugeze imyaka 30, ariko Imana imunyuza muri procedure zose zo kugira ngo agere ku bwami bitagoranye, kuko abayuda baramwimitse ku nshuro ya kabiri, baravuga bati umwami na Sawuli ajya ku ngoma bamwimikiye mu gikari. Samweli yaramwimitse, ariko igihe kirazira abayuda baravuga ati ariko kadukejeje Abafilisitiya nimumushyiraho amavuta tuyobore. Abantu bavuga ko atazatuyobora, ariko turabona anashoboye, rero mumwishyirireho mwana bikunze, Imana yacu ni nziza. Hari ibintu violate. So Dawidi rero ajya ubwami arakora. Sawuli amaze kumwanga, twasomye ahantu rero havuga ngo amwikuraho, amuha kuyobora ingabo nyinshi cyane, donc imitwe ya gisirikare, none akamuhereza ahantu hakomeye ngo Abafilisitiya bazamwica. Ariko uwo ashaka kwicisha ntabwo bishoboka, kuko afite destination yiwe, ntaragera kuri puwe yahagomba kugera. Bibiliya iravuga ngo amaze gukora ibyo yagombaga byose araruhuka, ntaragera aho agomba kugera. Urwo rupfu rero ntirushobora kumuricinga, ntirushobora kumushyikira. Imana yacu ishimwe cyane. Hanyuma Dawidi rero arakundwa cyane. Izo ntambara yamwoherejeyo nizo zamukundishije Abayisiraheli, kuko ingabo ubundi mu gihugu iyo ufashe ingabo uba usa n'uwafashe igihugu cyose. Dawidi akundwa n'ingabo cyane, kuko yabafashaga gutabara badatsinzwe, kubera ko Imana ngo yari kumwe nawe kandi agakiranuka. Byamufashaga kujya ku ntambara akarwana. Umunsi umwe Sawuli yigeze kumushora, aravuga ati ndaga umwana w'umukobwa sise ntabwo ko njyewe ndi umukene, aravuga ati ndamuguha, ariko ngo yaramuteze amutuma nyine ibinyita cyangwa se ubugabo bw'Abafilisitiya bugeze ku 100. bibaze kwica Abafilisitiya 100, aravuga ati urica mbere, urica kabiri, wa kane, wa gatanu araba yakurangije. Ariko kuko yashakaga ko bamwica, Dawidi aragenda amuzanira 200, ngarushaho noneho kumutinya cyane. Aravuga ati bimuvuyeho, aramuzinukwa, ariko ngo urwango ruramwiyongera. Dawidi kuko amavuta y'Imana yari kuri we, abasirikare baramukunze cyane. Dawidi Sawuli warushaho kumwanga. Bibiliya yatubwiye iki rero? Bibiliya yatubwiye ngo Sawuli aramutinya kuko yakiranukaga. Imana ishimwe cyane. Twasomye mu Befeso rero batubwira intwaro z'umwuka, atari butindeho cyane, kurwana intambara nziza kandi y'ukuri, cyangwa intambara nyayo. Umukozi w'Imana agomba kuba yiteguye kurwana intambara nyayo. Ni gake cyane abakozi b'Imana cyangwa se abasirikare ba Yesu bubahana. Hari umugabo wundi watwigisha hano bitandukanye, yaravuze ngo nicyo gisirikare yabonye gishobora gusubiranamo bigakunda. Umubishop akarwanya umudikoni, umudiyakoni akarwanya umupasiteri akarwanya umurayiki, donc bagafightingana hagati muri bo. Ubundi mu gisirikare cy'isi ibintu ntabwo, ariko mu gisirikare cy'abana b'Imana, kubera ubusivire bwinshi twinjirana, dukora fight bigakunda. Ariko noneho intambara nziza muri character z'umusirikare uzi icyo akora, ntabwo uhinduriye intwaro yawe kurasa umuntu uri muri meme batayo, donc umuntu musangiye kwizera. Hari intwaro, donc hari umuntu ushobora guha ibitugu ukamusengera gusa, ariko wamuhaye ibitugu. Ni umuntu muri batayo imwe, aho ati uyu muntu andashe ari umukristo w'inshuti yanjye, ubwo ndashara umukristo w'inshuti yanjye mu ntambara y'ukuri kandi nziza, aho kugira ngo mpindukize intwaro yanjye burase, namuha ibitugu nkamusengera. Niho honyine ushobora guha umuntu ibitugu. Ni umusirikare muri batayo imwe muri ibi bintu byo kujyanisha. Dawidi rero yarwanya intambara ye, bituma anagera kure. Yigeze kuvuga, aravuga ati njyewe umuntu w'Iteka yimikishije amavuta sinamurambira ukuboko. Ahangaha iyo umaze kumenya iyi ntuze, bigufasha kubaha abantu, harimo n'abayobozi, harimo n'abakomeye, kuko njye nkunda kubwira abantu ngo uriya yayoboye hariya mpari kandi ntibahampaye, runaka arayobora nabi, mwarimu wacu ntazi kubwiriza, pasiteri ntasobanutse, bishop sinzi iki, bamushyizeho uhari kandi ntibabiguhaye. Hari akantu Imana ibishaka ko afite, Imana ibikeneye wowe udafite. So fight, hanyuma usenge. Bibiliya yavuze ngo musengera abera bose, mwingingira abantu. Paulo yageze aravuga ati nanjye mwingingira Imana, musengere cyambere abayobozi ntbatware intwaro busa, abatuyobora ndavuga mufite amatorero musengera amatandukanye. Hari igihe usanga intambara ari weho nyirabayazana. Mu Rwanda dufite n'uvuga ngo ntaba ari njye uba nyirabayazana. Terime
ituma abantu nyine buri wese yirinda covid kugira ngo ataba nyirabayazana. Ugasanga rero urarwanya intambara idasobanutse, urarwanya umuyobozi. Hari uburyo nyine wakabikozemo, wasenze, wamwingingiye Imana, kuko igiti kiriho imbuto nicyo bacaho, nicyo batera amabuye cyane kugira ngo zimanuke. Intambara nziza rero bisaba gutwara intwaro zose z'umwuka wera. Twifashishije Dawidi kuko yari azi intambara nziza kandi ya nyayo. Yaravuze ati Sawuli ndakunda gusa ntungira amaye Nayoti noneho Sawuli ati ingabo zawe zizahanura tuzakabyiza zizahanura noneho aravuga ati ejo nzikabukira Nayoti ageze nawe arahanura biracika. Nubona intambara imwe kunanira ahungira Nayoti aho ibyago bigusanga nubwo nabyo bikajya mu mwuka, aho inzara yagusanga ikajya mu mwuka, aho intambara zagusanga zikajya mu mwuka. Ariko nta mpamvu n'imwe yo kurwana intambara idasobanutse, kurwana intambara itari. Dawidi ikintu cyamufashije gukomera cyane, yari azi icyo bita urugamba rw'umwuka, yari azi icyo rusobanuye. Bibiliya yatubwiye ngo muhagarare mushikame mukenyeye mwambaye gukiranuka nk'ikiganza. Bibiliya yatubwiye ngo rero Sawuli yamukinyaga kubera gukiranuka. Umuntu nakubwira ngo ni imbwa akandi n'uburyo bw'uko umuzo afite bitewe n'ubuntu udafite umurizo w'ibyo ubwo niho umuzo sinda agomba singeresha kabirani aho kugira ngo umubwira ati ndamukiye uri kwega kuri nyisi no nutangira kumuga ahubwo wajya ibintu sasa ubundi Satani ntabwo yasinzwe ntabwo ari umuswa w'intambara. Niyo barabwira abantu ati Satani amaze imyaka myinshi igihe yatangiriye ntabwo wajya kumeza na Satani. Yesu niwe wenyine muri Yesu turarwana intambara zihenda. Rero wikiri bune gushikira ikintu cyane gose yase cyakozwe ngo leta yaravuga amajesto Imana yavuze ngo ubundi se ko Imana bivuze kuki ushaka kubinegosheta mushyiraho comment yaravuze ngo cyane ariko cyane tuzajya uratanga ubundi umunsi twagiyeho ngo abana tuzawe kandi tuzaba nk'abandi. Umugabo Samson yanegoshetize na Delila nubwo ati wambye cyapima Samusoni bari baramushyiriyeho gufasha Abisirayeli, ariko ngo aho yageraga hose yabengokaga umugore ageze hose akabengoka rero aramubwira ati ndakubwira ugasa n'abandi ntabwo ati dore ni ukuri wowe wahesheje ibibazo meze ntabwo ati wapfa Samusoni afite baragusabira arayicaga ishuri ya kabiri uje agashaka tekereza kukwingingira gupfa ariko ukajya uvuga ati ndakubwira n'akandi so hari intambara rero zitariza. Samusoni ari muri pozisiyo yari muri pozisiyo itari ya nyayo. Wikipozisiyona muri pozisiyo itari ya nyayo. You are good fighter, uramuka kumenya pozisiyo ya nyayo aho urasa bigakunda. Rero buzura gifite kurwana nk'abantu kuko intwaro zacu zigira umumaro wo gukora no gusenya no gufatanira ibitekerezo mu mitima y'abantu byose tukabigomorora. Kristo ari ukuntu uhagarara muri position itari ya nyayo. Wihagarara muri position yo kuvuga umuntu, wihagarara muri position yo gusenya nk'abamwe twabona tuvuga ari amateka ku bantu yaramemukiye yarandwanisha yanyisinda nuko yari umukristo ariko ahagarara muri position itari ye. Nimba ubona mwene se arimo afayitinga niba udashoboye kumufayitinga igira hirya ureke yirwanire intambara. Rero nta mpamvu yo guhagarara kuri pozisiyo hariya nyayo. Pozisiyo z'abera zirazwi, ni ugufatanira kuri mu mitima y'abantu tukabikomera Kristo. Pozisiyo z'abera zirazwi, ni ugukubita hasi ibihome byose Satani yubatse. Yesu Yesu nzajya he Yesu asura kuroba ikindura narazigurishije Yesu bizagenda gute aravuga ati biragatsindwa ko byaba kuri wowe. zinga ko ntwara imwe yo mu ntambara nziza kandi ya nyayo n'intwaro yo gukiranuka.
ntabwo isi izagukomera amashyi kubera ko wabwirije cyane, ntabwo izagukomera amashyi kubera ko uri umuhanga, ntabwo ntuzagera kure kubera ko uzi kwigisha cyane. Isi itangazwa ahubwo n'uburyo ikirere n'igifunguke mu izina rya Yesu, narwo ni rwa rugamba, ni urugamba. simbizi nimba murimo mu nyumva. turakumva. umuntu yakurakaje ntabwo yashimishwa n'uburyo mwasubiranije, ahubwo yashimishwa n'uburyo wakiranutse n'uburyo mwitwayeho. Mu ntambara ntabwo abantu bashimirwa yuko ari abagabo b'ibigango. Muri uru rugamba rw'umwuka intwari ikomeye cyane ni ugukiranuka. Ese witwaye ute imbere ya Sawuli? Dawidi aravuga ati njyewe reka nguhimishe gukiranuka, n'ubundi ndabizi ubwami n'ubwanjye, ariko ikingiriye umumaro ni uko nzaba umugaragu witonda kandi ukiranuka. Ngo Sawuli aramutinya aravuga ati Uwiteka ari kumwe nawe, nta handi namushyira, reka muhereze abansi bajye bamwica. Ariko nyine aho yaramushyize n'ubundi ukuboko kw'Imana kuri mu ntambara imwe abami bagiye kurwana, noneho umwami umwe w'Abasiriya aravuga ngo Imana y'Abayisiraheli ihimba mu bibaya, ariko ku misozi ntiharwanira, reka tuzaterere ku misozi. Ariko Imana ibwira umwami wa Isiraheli iramubwira ngo bavuze yuko ntarwanira mu misozi, ngo ndi Imana ihimba mu bibaya, nzabatsindira no ku misozi bamenye ko ndi Uwiteka. Rero gukiranuka niko konyine kubashisha kurwanya intambara nziza. Bibiliya yavuze ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukavaringa umutima wanyu, noneho mutware kwizera nk'ingabo, mubashe kuzimya imyambi Satani abarasa. Satani ararasa akaba yakugira uburere, ararasa mu kazi, ararasa mu muryango. Mwene data uza avuga ukuntu yamurasha aturutse ku mugore. Umugore ni muzima, ubundi Imana yari yaremye uwo mugore wawe yamuremye ari muzima kandi rwose imukunze. Rero ikimuhagaze imbere nicyo ugomba gufayitingana nacyo. Umugore wawe umuha amahoro, ubundi ukubite. Bibiliya yaduhaye uburenganzira n'ubutware, dufite authority yo gufatamira no gukubita hasi, gufatamira imitekerereze y'ibirwanya Imana byose no gukubita hasi inkuta z'umwanzi. Turi mu minsi yo gusenga, niyo mpamvu nari nazanira ijambo ry'intambara nziza. Turi mu minsi yo gusenga. Umusirikare w'umunyamasengesho arwana intambara nziza. Ubushize narababwiye ngo kugira ngo ubashe gukingura ijuru ni uko ugomba kuba ufite ubusabane bukomeye n'uwusaba. Umusirikare rero urwana intambara nziza ni uwushyira intwari imbere yo gukiranuka. Niyo nabashe kuvuga uyu munsi nubwo n'izindi zihari. Rero Dawidi yarwanya intambara nziza, nyuma y'igihe aza kubona ubwami, baza kumwimika. Rero natwe niturwana intambara nziza, apana intambara y'isi, apana intambara y'idini, apana intambara y'amagambo. Hari igihe umuntu ashwana n'undi barimo bafayitinga kubera idini, amahame y'idini, barapfa idini, barapfa uko riyoboye, barapfa uko riyoborwa, barapfa imihango yo mu icace, barapfa sinzi igituma nyine ukabona abantu barashwanye, ukabona abasirikare bitayemo bararasanye, intambara irarose, ibibazo biravutse. Abasirikare bohoza igihugu mu maboko y'umwanzi. Ushobora gutuma umuntu wapfiriye mu busambanyi bakamuzana, Yesu akabatuma umuntu uri mu bihugu bitigeze bigeramo Yesu by'Abarabu bakajyayo bigakunda. Abo ni ba bandi barwana intambara nziza, bagafayitingana hagati muri bo. None se wowe ubigenje ute? None oya, hari intambara, navuze ngo hari pozisiyo nziza Dawidi ahagararamo akabasha kunesha Sawuli. Ntabwo ari pozisiyo yo kumurasa, ntabwo ari pozisiyo yo kumutera icyuma. Yigeze amusanga mu mwobo umwe, yagiye kwituma aramureka aragenda. Iyo pozisiyo yashoboraga gutuma yica Sawuli, ariko pozisiyo Dawidi ahagazemo imwemerera ko Sawuli amutinya. Nta yindi rero ni ugukiranuka. Turwana intambara nziza kandi y'ukuri, mu gihe cy'ukuri, mu gihe nyacyo. Nujye kubona uri mu ntambara wisanze mu rugamba, ujye uvuga ngo uru rugamba ni urwanyarwo, ni urw'ukuri. Ese ni ngombwa ko ndurwana? Hanyuma ibi bintu biri kumbaho ni ibyanyabyo. Ese ndurwane gute? Yesu nca amatwi nka Petero, cyangwa se ndurwane nka Dawidi? Nyiranuka ubundi nikomereze. Iyo imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka ngo n'abanzi be buzura nawe baragushaka bakakubwira ngo mutware dukore iki. Umunsi umwe abahungu basenze muri gereza babakubise, basohokamo babaza batware dukore iki. Noneho bafunzwe ari ibirara, ari abantu bagumuye abandi.
ariko bagezeyo bakiranutse barwanya intambara nziza basohoka bababaza ngo batware dukora iki. Dukwiriye rero gukoresha intwaro zose z'ubutabera kugira ngo tubashe kurwana urugamba nyarwo kandi rusobanutse, urugamba rutarasa kuri bagenzi bacu bo muri batayi imwe, urugamba ruhagarara muri pozisiyo nziza tukadefendinga igihugu cy'iwacu, gakondo y'iwacu yo mu ijuru, ko twaje kubohoza abantu satani yabariye, twaje gukura abantu mu mazu y'imbohe. Yesu yadekaraye mission yiwe akigera mu isi, yaravuze ngo naraje nasigiwe amavuta ngo mbwira abari mu nzu y'imbehe ko basohotsemo, mbwiriza abakene ubutumwa bwiza, ngo nsa n'ibisenzegeri, mpumure impumyi, ntangaza umwaka datagiriyemo imbabazi. Nicyo rero natwe yadusembeza adupasaho, atubwira ati nimugende impumyi zihumuke, nimugende ibisenzegeri bisanwe, nimugende abari mu nzu y'imbehe basohoke. Donc twambariye izi ntwaro zose z'umusirikare wambaye neza, gukenyera ukuri. Ubu biragoye umuntu akubwiye uhita uvuga ati ariko se burambije ukuri, nkurikije uko isi irimo ibeshya muri iyi minsi, utekereza nimba akubwiye ukuri. Kandi biriya tuvuga ngo mwambara agakiza kaba ingofero. Satani mu Rwanda hari ikintu kibaho, ntushaka kurira moto utambaye ingofero, ntabwo bishoboka. Kasike irinda umutwe kwangirika, rero no mu mwuka agakiza karinda imitekerereze kwangirika. Ntutekereze nabi bya gipagani, donc wambara agakiza kugira ngo urinde imyambi ya Satani kukwangiririza imitekerereze, kuko niho iby'umwuka n'iby'umubiri biba bishingiye, icyo utekereza n'icyo uba uri cyo. Rero Bibiliya iravuga ngo mwambare agakiza kababere ingofero, mutware inkota ityaye, ari ryo jambo ry'Imana, mubasha gukata umwanzi. Yesu yigeze akatira umwanzi ku musozi yagiye gusenga, mukatishije inkota y'ijambo, hanyuma mukenyera ukuri. Umuntu nashaka gushaka ukuri ashakire kwa murokore, ashakire kwa pasiteri, ashakire kwa mwene data. Bibiliya yarambwiye ngo nimba uzatura ku musozi wera w'Uwiteka, uvuga ukuri nk'uko kuri ku mutima we, ngo ntabeshyere mwene se, niko Zaburi ya 15 ivuga. Rero ukuri kugomba kuba mu mitima y'abantu. Ukuri yewe nanyuze mu bintu byinshi bitandukanye, namwe mwabinyuzemo, ariko biratangaza kubona umuntu aguhimbira n'icyo utigeze ukoroka wasema ni umukirisitu n'iki, ariko stile ni kwa kundi nyine abagira Imana ibigira ngo irebe nimba koko iyo barimo bakubeshyera mu maso hawe harabagirana nka Stefano bamushakiye abagabo b'indarikwa b'ibinyoma, baramubeshyera bamurega ibinyoma byinshi, ariko ngo uko bamuregaga ngo mu maso he hararabagiranaga. Mu rukiko abantu kuvuga tuzi ko arimo agenda asa n'amarayika. Rero Imana iyo gushakiye abantu b'indarikwa, abagore b'ibinyoma, abakuvuga ibitariho, abakubeshyera, ibigira ngo mu maso hawe imbere yabo hase n'ahamarayika, nibabona imigenzereze yawe myiza bahere ko bahindukire data wera mu ijuru. Ntago bahindurwa nuko batutse, ntago bahindurwa nuko babwiye nabi, ntago bahindurwa nuko bongeye basuzuguye, bahindurwa nuko mu maso yawe habaye nk'amarayika. Noneho nigeze ko ibyo byagize imbaraga nyinshi ku gukizwa kwa Sawuli, yibutse urupfu rwa Stefano. So rero mu ntambara nziza bavandimwe, mu ntambara yo kwizera, ugomba kurinda umutwe wawe ukambara agakiza nk'ingofero, ugomba gutwara intwaro zose z'umwuka wera, ugomba gutwara ukuri nkuko kuri mu mutima wawe banakubeshyera, mu maso hawe hagasa n'amarayika, ngo bamuteraga amabuye mu maso ye hagasa n'amarayika, ageze ararama arababwira ati n'ibindi nabyo mbonye ijuru rikinguye kandi Umwami Imana aje, mbonye Yesu ahagaze iruhande rw'Imana. Mu yandi magambo umushyitsi mukuru arinjiye. Imana ishimwe cyane. Donc ni nk'uko Yesu yabwiye nk'ijuru akavuga ati hagiye kuza special guest, hagiye kuza umushyitsi udasanzwe, wa wundi babeshyera mu maso ye hagasa n'amarayika, wa wundi bavuga mu maso umusirikare urwana urugamba rwiza ni uwo nguwo ubundi, wa wundi basuzugura mu maso ye hagasa n'ahamarayika, wa wundi batuka mu maso ye hagasa n'ahamarayika, wa wundi babwira ngo ntacyo uzageraho mu maso ye hagasa n'ahamarayika, wa wundi babwira ngo urimbwe uzapfura izeru mu maso ye hagasa n'ahamarayika. Havuga ati ndi kubona we harya ni nko kuvuga ati harya mwari muvuze harya muteye amabuye angahe, mbonye ijuru rikinguye. Haleluya, amen. Mbonye ijuru rikinguye, atitaye ku mabuye angahe bateye, atitaye n'aho bayateye. Ni nkaho yakubajije ati ariko wari uri inkubise ku mutwe, ayiwe narindi kubona ijuru rikinguye ntabwo nabyumvise, warunsebeje narindi kubona ijuru rikinguye ntabwo namenye ko wansebeje, ese warunsuzuguye narindi kubona ijuru rikinguye simenye ko wansuzuguye. Amabuye barayatera muri iyi si, Mana yanjye barayatera, buri wese afata iryo ashoboye, buri wese afata iryo
ibyo ashoboye kandi mujye muri kubafata ayo bashoboye. Ufite akabaraga wese uzamura icyo atereho. Icyangombwa ni uko mu maso yawe hasa n'ahamarayika. Good fighter, umurwanyi muzima. Bararitera ntabwo aryumva, baravuga ntiyumva, arakomeza aratumbira. Bibiliya yaratubwiye ngo icyatumye Yesu yihanganira umubabaro wo ku musaraba ngo ni ukubera ubwiza bwari bwaramushyizwe imbere. Bene data, nimba turimo dushaka kubohoza isi, tukabohoza abantu bari buzuye imbohe, tugakorayo abantu bari gupfa, abo Satani agize imbata, turagomba kuba umusirikare muzima utagenda. Bibiliya yaravuze, ijambo ryarambwiye ngo ubwo tusiganwa turimo twirukanka mu irushanwa duharanira ibihembo bitangirika, ngo twirinda muri byose. ari mpamvu yo gukebakeba. Nimba uhagurutse ugiye gukura abantu muri gereza runaka, ntukebakebe. Uzahura n'abakubwira ngo we, uhure n'abakubwira ngo hindukira, uhure n'abakubwira ngo dore ukusa, uhure n'abakubwira ngo dore uko ureba, uhure n'abakubwira ati dore uko areshya, uhure n'abakubwira ati ntuzi no kubwiriza, uhure n'abakubwira ati ntuzi no kwigisha, erega ntuzi no kuvuga, erega uri fake cyane, erega ntuzi. Ariko Imana iguhamagara rero kubwira ati go, genda hariya muri gereza hafungiye abantu, dore imfunguzo ndaziguhaye, irukanye vuba batarapfa, irukanye vuba Satani atarabira. Wowe rero ugomba gufatiraho, ukirukanka mpaka abarimo bakurembuza ku ruhande, abakubwira ko ibintu bitazashoboka, ahubwo ati ibyo bintu utangiye bizabamo. Abakubwira ati ariko ubundi wabuze ikindi cyo gukora, abakubwira ati ubundi urajya muri ibi kubera iki, abakubwira ati ubundi iyo usenga buri munsi uba wumva havamo iki. Ayo matwi ntabwo uyafite. ubona ijuru rikinguriye abera, ukavuga ati umva na runaka agomba gukizwa, na runaka agomba gukizwa. Ise wa Rick Warren arimo apfa, ngo baramubaje ati ariko ikintu ikeneye ni igiki? Aravuga ngo ikintu nkeneye umuntu umwe gusa, nkeneye umuntu umwe kuri Yesu. Ati cyangwa nkabyuka, ararwaye kansa, ati nkabyuka kuri bu bubiriri nkazana umuntu umwe gusa kuri Kristo. Ntabwo yavuze ati cyangwa nkabyuka nkubaka ama etaje, cyangwa nkabyuka nkarihira abana school fees, cyangwa nkabyuka nkajya muri business zanjye nziza ziri gupfa, we abana banjye nsize batarangije. Oya, yaravuze ati haleluya amina, haleluya amina, haleluya amina. Yaravuze ati umva, icyama nkabyuka nkazana umuntu umwe kuri Kristo. Arangije ngafata ibiganza bya Rick Warren, nko kumubwira ati uzamunzanire, maze niyo mpamvu ubona uriya mugabo atajya acika intege. Isi yasize amuraza umurage ukomeye kuzana umuntu umwe kuri Yesu. So rero mu ntambara nziza uba ufite tageti. Ubushize twayivuze, uba ufite tageti. Abanyamasengesho turagomba kugira tageti. Bavandimwe, turagomba kugira igituma dusenga, ikiduhagurukije. Ubundi kuki twambaye izo ntwaro zose z'umwuka wera? Kuki wambaye agakiza nk'ingofero? Kuki ukenyeye ukuri? Kuki ufite inkota mu kiganza? Kuki wikingiye igituza ngo batakurasa umutima ugatoboka, ukambara gukiranuka? Kuki ufite ubutumwa bwiza bw'amahoro? Kuki mbese wakweza inkweto nk'ubutumwa bwiza bw'amahoro? Kuki uri gusengesha umwuka iteka? Ni ukugira ngo ubashe kurwana intambara nziza muri urwo rugamba uhanganye na Satani, byawe bwite cyangwa bujya kubohoza. Yesu nabaho umugisha, Imana nibashyigikire kurwana urugamba rwiza kandi rwanyarwo. Wikangiriza amasasu yawe urasa batagomba kuraswa, aho kurasa harazwe. Abwira Satani asubire inyuma, wikirirwa wica Petero, wimuhora ubusa. Petero uzasiga umwubatseho itorero. Mvuze nk'uko Yesu yari kuvuga, uyu nguyu azasigara aridinze caci yanjye, ikimushutse n'icyo ngiye gukubita, n'ubundi we turaziranye. Satani turaziranye mu ntambara, niwe uri kumwoshya. So rero kurwana intambara nziza mu kazi, kurwana intambara nziza ku ishuri, kurwana intambara nziza mu byo uri gukora byose, kurwana intambara nziza mu buzima, nibyo bituma abantu bagutinya. Bibiliya iravuga ngo Sawuli aramutinya kuko yakiranukaga. Sawuli aramutinya. Umuntu nabyuka akakugirira nabi, akabona umwituye neza, nicyo Yesu yavuga ngo umuronzi w'amakara nta kindi amakara avuga, ni nko gushyushya ubwonko ngo kavuga atari ko uramuntu ni gatiki. Pawulo yambutse bamaze kuva mu nyanja ngo inzoka iramurya. Abenshi abanyeshuri ba Bibiliya bakunda kuvuga ngo bari bayimuteze, ngo yari yirokoye inzoka. Bw'imuriye ngo baravuga ati yakize urunyanja ariko ntari bukire urw'iyi nzoka. Akomeza yicanira umuriro, mu kanya baravuga ati ariko burya nta nubwo ari umuntu, ni Imana. So rero gukiranuka no kubana n'Imana bituma abantu bahindura ibyo bavugaga, bituma abantu bahindura amakuru, bituma abantu bahindura ibyo batekerezaga. N'Imana
Dawidi umunsi umwe yigeze ahunga umuhungu we. Dawidi yakoze ikosa rikomeye, aryamana n'umugore w'abandi, yica Uriya. Baramubwira ati inkota ntizava mu muryango wawe kandi ubusambane busazi wawe. Umuhungu we yafatiye abagore we ku karubanda kuko yagombaga gusohora. Igihe kimwe aranamuhiga, noneho ari mu ihunga Shimeyi aramutuka. Shimeyi yari umusirikare wiwe, agenda amutuka wa kigoryi we, kigabo kimena amaraso, ikicanyi. Baravuga bati arimo aratuka umwami. Umutipe umwe aravuga ati reka nsimbike mutera icumu rimuhinguranye. Dawidi aravuga ati ariko nkuriyehe namwe bene Seruya? Bari abana ba Seruya, bari abajenerali biwe mu ngabo. Aravuga ati nkuriyehe namwe? Uriya data Imana yemeye kanuka, mumurekeye yitukire, mumurekeye yitukire mwe. None se nimba Imana yamungabije nganoke, muramukubita, muramwicira iki? Dawidi yari umugudu fighter kabisa, yarazi intambara ya nyayo kandi mu gihe cya ntacyo. Rero aramureka aramutuka. Nyuma nuko yaje gusiga ashyizemo agakoroze Salomo akamuhora, ariko n'ubundi yari yamubwiye ati murekeye yitukire, Imana yamungabije. Umusirikare mwiza rero ntacyo bari barimo arajya kurwana na Shimeyi, arahunga umuhungu we aje no gutegeka kuri Shimeyi, reka akomeze agende, icyo arimo azira arakizi. Bavandimwe, intambara y'umwuka wera isaba ubwenge, isaba kurwana neza, isaba Yesu aradushaka kuba abasirikare beza bamara intambara nyayo. Imana nibashyigikire. Imana turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro byacu, twigishe kurwana intambara nziza no kwambara intwaro zose z'umwuka wera, kuba abasirikare bambaye neza, kugira ngo tubashe gukora ku muzi w'imbehe, tubashe kubohoza abo Satani yagize imbaraga. Kuko muri isi tuhafite imishimwe gusa niyo kwamamaza ubutumwa bwawe, kandi muri iryo yamamara ry'ubutumwa tugomba guhura n'ibiturwanya. Harimo abasirikare, harimo abaduca intege, harimo abadayimoni badufayitinga, harimo byinshi biduca intege, ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo twambare intwaro zose dukiranuke, duhime sahuri, dukomeze, tuzagera ku ntego, tuzagera ku muhamagaro. Hari abo tuzakurayo benshi nitugomba. Urakoze rero kumugisha abakurikira ijambo bose, kandi ukomeze ubashyigikire mu izina rya Yesu.